hari ububabare bukomeye cyane. Ushobora kwibaza ati si ubwo bubabare ni ubuhe, buteye gute? Ubwo bubabare ni ugukunda umuntu utagukunda. Ni ububabare butavuga cyane ariko buri mu bantu benshi. Urifuza kumwagirwa ariko umutima wawe ukanga. Uyu munsi ugiye kumenya uko wakura umutima kuri uwo muntu, uko wakira neza, uko wakongera kwiyubaka neza. Icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo. Noneho reka dutangire ikintu cya mbere emera ukuri. Intambwe ya mbere emera ko atagukunda. Ntukomeze kwibeshya, ntukomeze gutekereza ibidashoboka. Muri Bibiliya haranditse ngo mumenye ukuri kuzabatunga. Naho ikintu cya kabiri, irinde contact. Gukira ntibishoboka niba uhora umureba. Jya wirinda kumwandikira, kumukurikirana kuri social media ndetse no kumuhamagara. Muri Bibiliya haranditse ngo muhunge ibibi. Abakorino 6:18. Naho gatatu, reka kwibuka ibyiza gusa. Ikibazo uhora wibuka moment nziza gusa, ukibagirwa ukuri. Jya ureba ibintu byose. Muri Bibiliya haranditse ngo gerageza byose ufate ibyiza. Abatesalonike 5:21. Naho kane, jya witaho. Ubu ni igihe cyawe, tangira witeho, ukore ibyo ukunda ndetse uniyubake. Muri Bibiliya haranditse ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Matayo 22:39. Naho gatanu, ntugasimbuze vuba. Niba ukihutire gushaka undi, umutima utarakira ushobora kongera kubabazwa. Jya ubanza gukira neza. Muri Bibiliya haranditse ngo igihe cyose gifite umwanya wacyo. Umubwiriza 3:1. Naho gatandatu, jya uvugana n'abandi. Ntukagumane ububabare wenyine, vugana n'inshuti zawe, umuryango ndetse n'abantu bagufasha. Muri Bibiliya haranditse ngo 2 baruta umwe. Umubwiriza 4:9. Naho 7, wongere kwizera urukundo. Ntukareke ngo umuntu umwe akwambure icyizere cyawe, kuko imbere yawe hari urukundo rwiza. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo ntirwishakira. Abakorino 13:8. Gukira si ibintu byihuse. Hari iminsi wumva umeze neza ndetse indi minsi ukumva umeze nabi. Ibyo ni ibisanzwe, ariko uko igihe kigenda gishira niko nawe ugenda ukira. Igitekerezo gikuru, ntukomeze kwizirika ku muntu utagukunda, kuko hari ugwiriye neza kurushaho, ariko ntuzamubona niba uri kuri ibi bintu byashize cyangwa se uri gutekereza ku byashize. Niba uri muri ibi bihe nturi wenyine, kandi ukomeze kwizera yuko bizagenda neza kurushaho. Twandikire muri comment igitekerezo cyawe, ukande subscribe ushaka content izagufasha ikaguhindura ubuzima. Kandi nkubitsa yuko mu yindi video itanze nzakubwira uko wakongera gukunda nyuma yo kubabazwa. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.